Marayika yarambwiye ngo ninandike ko bizasohora uyu munsi turimo. Ubwo ejo peremidi 8:50 abantu bari ku Mbabazi TV 3 mwabonye mvuga ngo ibi bizasohora ejo. Yego, wabyumvise neza, uhoraho aguha umugisha kuri titire y'icyo kiganiro nuko nabivuze. Nanjye sinjye wabivuze, Imana yarambwiye ngo igiye kurasa i Burundi ningire vuba. Hari 8 z'ejo mu masaa 7 uhoraho arambwira ngo tunganya vuba ubutumwa butambutse koko ngiye kurasa mu Burundi. Uhoraho arambwira ngo gira vuba ngiye kurasa mu Burundi. Ejo rero hari abantu bumvise Nyamugigima, ejo hari abantu bumvise Nyamutingita, ntabwo ari Nyamutingita isanzwe, ahubwo Imana yambwiye ngo n'ikimenyetso cy'uko perezida ashobora kwitaba Imana, kandi perezida rwose ngira ngo ubutegetsi bushobora guhinduka, ngira ngo bamwe nabikomatinzeho. Nta kinyoma kirimo rero uhoraho yari yabimbwiye, ngira ngo na bamwe mu ntuka cyangwa mukangwanya, none ejo mwabonye ko ubuhanuzi duhanura biba ari ukuri. Yego, mwibuka abaperezida bose b'u Burundi, uwajyaga kuvaho kiriya gishyitsi cyaravugaga, kandi kikavuga mu Burundi gusa. Ngira ngo nta munyarwanda wigeze acyumva, ntabwo kigeze kihagera. Ariko i Burundi cyaje inshuro ebyiri, hamwe amasegonda 20 n'andi, ahandi 30 n'andi. Biriya bintu birasura nabi, biriya bintu bikungura nabi. Ejo nari nafashe amazi ndavuga nti reka nkarabe, ndiho yantumye ngo mbwira bumvira naho abatumvira muzivuganira. Mu masaa 9 ndangije kurekura iyo nkuru, marayika yanjyanye. Ni nayo mpamvu ubona nari mbigarutse, impamvu nicaye uku, impamvu meze uku, meze nk'umuntu urwaye. Nibyo koko, ngira ngo hari inkukuma, abantu bazi igisiga cyitwa inkukuma, cyangwa se kiriya gisiga kiba muri Aziya, kinini gikunda gutwara intama cyangwa ihene. Kinini ni igisiga gifite imbaraga ku buryo kiroba ifi. Nabonye marayika umeze nka kagoma, nibyo rwose uhoraho arakoze kunyibutsa. Nabonye marayika uteye nk'uko kagoma iteye, arangurukana aranjyana, anyereka ubwami bushaje, anyereka ubwami bushyashya. Uhoraho arambwira ngo nyine cyubahiro Sebarundi cyangwa se Evariste Ndayishimiye, ubwami bwe bushyizweho iherezo kandi burashaje. Mbona umwami witwa Dawidi yambaye igishura cy'umweru, uhoraho arantembereza arambwira ngo reba Dawidi aho yicaye. Nitegereje cyane, n'ubu umutwe wamenaguritse. Koko ejo twaduze, hari abantu navuganaga nabo babwira nti ndaduze. Kuva uhoraho agiye i Burundi, hari abantu nabwiye rwose nti ndaduze, ngiye ku murima, kandi koko uhoraho yashoboje. Nagezeyo mazeyo isaha imwe, ntangiye kwihererana na data. Marayika araza arantwara, bo twari kumwe bo bayobewe ibibaye. Nibyo koko nanjye sinamenye ibibaye. Fata ukuboko arambwira ngo ninze tugende dutembere, tugende anyereke ibintu byinshi. Abantu bajya bumva inyanja y'ibirahure aho twahanyuze, abantu bajya bumva urwo rurembo rwera n'ibirimo byose. Aho nahanyuze, urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Udakijijwe wese ntabwo azatahamo, kuko azahezwa hanze hamwe na Satani. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Udakijijwe wese ntabwo azatahamo, kuko azahezwa hanze hamwe na Satani. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Reka mbaganirire ibiri muri rwo, mumenye ibyiza byarwo,
murwifuze namwe ubwo rurembo rwera n'ibiri byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Haleluya. Yego, nakiranye na marayika ijoro ryose, ukuri ifite intege nkeya, ariko hari ubutumwa agomba kuraza. Afite intege nkeya z'umubiri, cyakora uhoraho afashe asomore aze ku nkanda, kuko twakoze cyane. Hari umutama nanone uri mu gisagara cya Bujumbura urwaye prostate, umaze imyaka 3 uryamye. Uhoraho yambwiye ngo witegure gukira. Yenda uyu munsi ishobora kutari bukoreshe WhatsApp cyane kuko ndi mu bihe byo kuvugana na data n'umwami Yesu, ariko ejo nzakuyobora uko uzabigenza, wongera unyonge umuduga. Hari undi mu mama witegure ko bagiye kuguha visa z'abana. Yego, we wadepoje muri Tanzania, marayika yahanyeretse. Uhoraho ahabwe icyubahiro. Natembereye ahantu heshi, uwitwa Mariyamu w'umunyamurenge w'Ikabera, naje kumubona nawe ategerereje aho Bibiliya ivuga mu gituza cya Abrahimu wa Isaka na Yakobo. Mariyamu benshi muramuzi, umunyamasengesho twasenganye i Muhanga. Marayika yantembereje nawe ndamubona kandi turavugana, ariko nagerageje kugaruka ngo ngaruke mwisi, marayika aranga. N'ubu ngubu ntabwo ndagaruka, kuko mu busanzwe umuntu wese wambonye ngira ngo n'ubwa mbere umbonye ndi kuvuga mu buryo butoya cyangwa se butari gushyiramo imbaraga cyane. Yego, marayika arambwira rero ngo uhoraho yimitse ubundi bwami bushya uyu mwaka. Evariste Ndayishimiye, iriya Nyamugigima, iriya Nyamutingita niyimukuraho. Uriya n'uhoraho waharashe igisasu cye, kandi kugira ngo mwebwe mwese abacecekeshe. Ntabwo yarashe kimwe, ahubwo yarashe 2. Abari muri etaje mwarabyumvise, niyo mpamvu nababwiye ngo ntabwo twavangiwe, ahubwo umwami Imana yatugiriye icyizere aturobanuza amavuta. Niyo mpamvu nanjye yambwiye ngo nze mbaganirire iby'uru rurembo. Yesu aravuga ngo umutima urakunze, umubiri ufise intege nke. Nzokwama nkwizigira, zikutazompemukira, ninaramuka ngowe, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru. Zizigira Yesu gusa, muri cigwa n'umuco wamwe mu Imana yera. Iyanjana sinemba, nizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru. Zizigira Yesu gusa, uko bukeye nzama, nizigiye umwami wanjye. Mu bizombako byose, nizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru. Zizigira Yesu gusa. Nkuzaniye ubutumwa ngira ngo ahantu uri kubona ndi, ubu ni ubutumwa nkuzaniye, wahabonye urimo urahareba, ariko nzanye ubutumwa bw'agakura buteye ubwoba kuri bamwe, ariko nanone bushimishije ku bandi. Ejo ntabwo kuvaho kwa Neva ari ikibazo gikomeye, ahubwo ni igisubizo cy'u Burundi. Kandi gusenga kwa Neva suko atasenga cyangwa atasenga, ariko uhoraho yabishimye ko
urugendo rwe rwaba ruhagarariye hano muri uyu mwaka turimo, ndetse by'umwihariko muri uku kwezi twimirije hano imbere. Nimwitegure ko nyine icyubahiro Sebarundi uhoraho aje gukaba amusimbuze abandi. Umwami Imana Nyiringabo Imana yambwiye ngo mbwire abanyamasengesho, mbwire batumishi, mbwire aba bahanuzi, mwese musenge mushyizeho umwete kugira ngo hatagira amaraso aseseka, dayimoni itinjira mu mitwe y'abantu bameze nk'interahamwe bakajya kurwanirana n'Imana n'imbonerakure, zikaba zahaguruka zikirara mu bantu. Ngira ngo ni ubutumwa marayika yambwiye ngiye gutangaza. Nta muntu n'umwe wemera kuva ku ngoma. Sawuli yishimiye kuvaho, atuwankiza Goliyati, nzamuha ingoma, nta kibazo tuzagurana. Ariko Dawidi igihe cyo kwima kigeze, Sawuli arabirwanya, Sawuli amuhigira kumwica. Nibyo koko, ubwami bwose bwo mu isi bujya bushiraho, kandi ubwami bwo mu isi bujya buhinduka, ariko umwami Imana ntahinduka. Nabonye feruje z'umutuku, nzibona aho narindi mu gisagara cyiza, nababwiye hari inyanja y'ibirahure. Mbona igisagara cyiza, mbona muri rompuwe harimo feruje z'umutuku. Hirya mbona Generali Sebarundi Neva we bamusitopinze kumwe feruje zaka we zikaguhagarika, ariko mbona yahagaritswe, mbona abandi barabandanyije. Mu by'ukuri rero umwami arambwira ngo sitopu Barundi mwese, waruka, bigeme, mikangara, mwebwe mwese mwumva ijwi n'inzamba ya nyuma muri ubu butumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu. Ijoro ryatubwiye ngo marayika arambuye ukuboko ko kwimika, arambuye n'ukuboko ko kwimika. Umwaka utaha baramburiye ukuboko ko kwima, ariko uyu mwaka arambuye ukuboko ko kwimura. Ngira ngo ibyo bintu nta muntu utabyumva utabizi. Ariko nigarukiye marayika waruntwaye niyo nkukuma yantwaye, arambwira ngo tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro nishiramana, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro nishiramwa, tuzaba kuri ya ngoma. Marayika arantwara, arasengera, arambwira ngo mu kanwa kawe ndakuvugutiye, ngiye guhagararana nawe. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ndi mu gihe cyo kuyaga no kuvugana dawe. Arambwira ngo ni igihe cyo kugira ngo ampagurukirize kwimika, kandi ampagurukane mu butware n'ubushobozi. Uhoraho arambwira ngo ntabwira Nyamugigima yavaho, kuko nabonye amazi menshi amanuka ku rutare, menshi cyane ari gukonkoboka kwibuye. Marayika arambwira ngo ntabwo ariya yasubira inyuma. Niyo mpamvu n'iyi ngoma ntabwo ishobora kugumaho cyangwa ngo isubire inyuma, ahubwo yarangiye. Mbona marayika yahaye agaciro impunzi zatashye kandi zitahira kwakira. Yego, mbona marayika yahaye agaciro abandi bantu batandukanye bari barabuze icyepfo n'icyaruguru. Nagira ngo nkumenyeshe kandi nkubwire ko yego, iyi ngoma ugiye gukamirwa, ugiye kugushyirwa iburyo, ugiye kunywa ayera. Aho uherereye, aho uri, pfukama uduze ibiganza, ushimire dawe, mubwire ngo urakoze data, ko nanjye ngize umwe mu baraganwa na Kristo. Ngira ngo rero ni ikintu cyateye ubwoba, gitera ubwoba, kuko ejo nabikubwiye nabaye nkisenga, iyo nkukumiraza irantwara, ariko mbona niyerekwa njyanyemo bimwe ntibiranarangira, ariko anyereka ko hari ubwami bugomba kuza, hari n'ubundi buvuyeho. Ariko nimvuga ubwami uvuge perezida, ntabwo ari ubwami nka buriya bwa kera bwo guheka abantu mu nderuzo, oya. Yego, marayika rero arambwira ngo nimbitangaze, nimbivuge ko uhoraho arambuye ikiganza, arambuye ukuboko,
gukiza, kubohora no gutabara bishyize biri mu biganza bye kandi ashyizeho iherezo. Ni ukuri ngira ngo abo twari kumwe banampamagarije Ruseha baniha, ariko ihageze mba muzima, irongera isubirayo, ndongera ninjira mwiyerekwa. Ijoro ryose niho naraye. Mwitegure, ndaje mbahe ubutumwa bwiza kandi bwishi. Inzira zose uhoraho uko agiye kwimika no kwimura yazimpishuriye. Uru rurembo mpande enye zarwo nahiboneye. Abera bose nagiye mbabona bamwe na bamwe, ariko hari abadamu bamaze iminsi basambana ku mbuga nkoranyambaga ndetse nk'umwuka w'ubutinganyi. Nabonye umwe muri bo ntari buvuga izina ahagaze kuri Yorodani, kandi mu kwambuka byanze kugeza ubwo yaguyemo. Mube maso mwaba mama mwe, umwe ashobora kwitaba Imana cyangwa gupfa. Yego, mbona marayika ari kumbwira ngo nimbwire abari mu mahanga mwiyiriza ubusa, nimbwire abari mu gihugu mwiyiriza ubusa, koko satani kamenyero ashinzwe kwa jina la Yesu Kristo. Ashinzwe ntihakagira amaraso aseseka cyangwa ameneke, au nom de Jésus. Haleluya. Nyemerera rero nagira ngo nkubwire aho duherereye. Turi gusengesha umwuka iteka, turi kumva ijwi ry'Imana. Turagushimiye inkunga yawe, wowe ubana natwe ugakanda saboni, ugakora like na comment. Umwami aguha umugisha. Wowe uzirikana ko mu bihe nk'ibi ukunda kwihagararana natwe, ukatugurira akayi, amata, ibintu nk'ibyo, tugusabiye umugisha, kuko iryo jambo impamvu ndivuze, Yakobo yaravuze ngo simpure ku rutampaye umugisha. Sinabura rero gusabira umugisha abantu mwese mushyigikiye Imbabazi TV gatatu. Ngira ngo rero nanjye buno ngiye gushakisha uko nakaraba nkitera utuzi. Ejo naba narose inkomezi tukazabisobanura sapfusa cyangwa 100%. Reka dusengane. Data, ubundi bisigaye umwami abamera umugisha. Turagushimiye mwana w'intama w'Imana Yesu Kristo w'i Nazareti. Yivuze biraba, wategeka bigakomera. Umugisha bene data dutanguranye iteraniro tukanarisozanya. Ngaho rero umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Mu masengesho y'amezi 3 wanyeretse byinshi, unyereka abatabawe n'abashubijwe. Urakoze kutwumvishije, ubikoze none n'iteka ryose. Amen. Mugire ibihe byiza. Ciao ciao, shalom shalom. Turategereje isezerano cyangwa se icyo Imana ejo yavuze, umwami akumeza agirire.